ariko mu by'ukuri kuri kw'ijambo ry'Imana dushingiye ku by'Imana yabwiye Adamu na Eva nuko Imana idusaba kugira icyo dukora maze tugasenga ariko tukagira n'icyo dukora kugira ngo Imana itwambutse ubuzima budafite ibibazo n'ubuzima bwapfuye. Ariko nk'ubu buzima niba ugihumeka, niba wumva ugishobora kuba wagira icyo ugeraho, ibibazo ugomba guhura nabyo. Mwene data, ntabwo Imana izahobora cyangwa izakohereza igifuka cy'amafaranga ikitereke mu rugo iwawe, cyangwa se ufate inzu y'umuntu runaka ngo utegereje ko Imana izamubwira akayiguhereza. Ni Imana ishobora kuguha atari uko ukiranuka, ahubwo ikaguha kubw'isezerano, kubw'umugambi, kubw'icyo yanzuye ivuga ngo nimukore nzahumugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ese koko dukwiye kuza imbere y'Imana gusenga dusaba ubutunzi? Icyo ni ikibazo nibaza, nawe ushobora kukibaza. Imana ikirema umuntu yamushize mu ngobyi ya Edeni, imuha byose birimo ibiribwa ndetse n'ibindi byose yagombaga kuzakenera kugeza ubuzima bwe bwose. Ntacyo yagombaga kuzajya asaba mu mibereho ye ya buri munsi. Ariko Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yahinduye isezerano cyangwa se ihindura ibyo yari yarateguriye ubuzima bw'ikiremwamuntu, maze imusezeranya kubaho, ariko akabaho mu gihe runaka, kandi akagira uruhare mu gushaka ibizajya bimutunga byose. Turebye mu itangiriro igice cyawo cya 3 umurongo wa 17, haragira hati, na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe, uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Umurongo wawo wa 18 uragira uti, buzajya bukumereramo imikeri n'imitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. 19, gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko nimwo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimuzasubira. Twibukiranye, aya ni amagambo Imana yabwiye Adamu na Eva ubwo bamaraga gukora icyaha. Mu yandi magambo ni isezerano, nibyo ije kubabwira bishya. Muri iyi mirongo harimo amasezerano agera kuri 2 y'ingenzi dukeneye ko tuganiraho. Ariko ikiremwa muntu, cyane abizera believers, bamwe na bamwe ntibajya bashaka kuyatekerezaho cyane cyangwa se rimwe na rimwe yatekereje kuri rimwe yirengagiza irindi. Ayo masezerano nayo harimo isezerano ryo kubeshwaho n'ibivuye mu mirimo cyangwa se mu miruho yacu. Isezerano rya kabiri ni isezerano ryo gupfa. Akenshi tujya tubibona, umuntu yapfa tukumva turababaye, turahangayitse, kandi koko nibyo kuburi wawe nta kintu wabigereranya nacyo mu bibi byose. Ariko mu by'ukuri ni isezerano Imana yahaye ikiremwa muntu. Tugomba gupfa, nawe uzapfa, nawe nzapfa, na runaka. Niyo mpamvu twakwiye kubitegura, ariko tukanazirikana ko ibyo byose bishoboka. Iki gice cya mbere kijyanye n'ibyo tugomba gutungwa n'ibivuye mu mirimo y'amaboko yacu, tugiye kureberamo ingingo zigeze ku 8 tuzagenderaho zizadushoboza gusobanukirwa neza ese koko dukwiye kuza imbere y'Imana gusenga dusaba ubutunzi. Ingingo ya mbere izagira iti, Imana ntihinduka cyangwa ngo ihindure icyo yavuze. Ingingo ya kabiri, nta mpamvu yo gutegereza ejo heza niba none ntacyo wakoze. Ingingo ya 3, sinifuza kubaho mu bibazo. Ingingo ya 4, hari inzira 3 umuntu wese anyuramo mu gihe cyo gusaba ibisubizo. Nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Iyo ni ingingo ya 5. Ingingo ya 6, hindura uburyo warwanagamo ushaka ibisubizo
mu gihe cy'ibibazo. Ingingo ya 7, hindura isengesho. Ingingo ya 8 izatwigisha ko dukwiye kwizera ko Kristo ajya imbere yacu mu buzima tunyuramo, ahataringaniye akaharinganiza. Mperutse kuba ndi kuganira n'inshuti yanjye, dukunze kuganira, ariko nkumva ibintu byinshi akunda kuvuga ngo Imana nibishaka, Imana nibishaka nzakora iki, Imana nibishaka nzakora iki. Nibyo dukunda gukoresha abakristo abizera benshi. Nibyo koko, ntabwo nje gukuraho ko dukwiye kwizera Imana, ariko uyu nagezeho ndamubwira nti Imana itanga ubuzima, naho bimwe na bimwe mu byo dushaka twifuza kugeraho birimo n'ubutunzi dukwiye kubiharanira no kubishaka. Imana izaguha ubuzima, iguhe n'igihugu gifite umutekano, iguhe n'ibindi byose nkenerwa by'ibanze, ariko hari ibyo uzasingira kuko wahagurutse ukarambura ukuboko kwawe, ukagira icyo ukora, ukagira icyo uhindura mu mibereho y'ubuzima bwawe. Mu by'ukuri abantu benshi bashaka guhindura ibyemezo Imana yafashe cyangwa se ibyemezo isezerano Imana yahaye Adamu na Eva, aho guhinduka ngo babeho uko Imana ibishaka cyangwa se uko Imana yatanze isi. Mu by'ukuri abantu benshi bashaka guhindura ibyemezo Imana yafashe, aho guhinduka ngo bubahe icyemezo cy'Imana. Mu buzima busanzwe biragoye ko wabona ubutegetsi bukora ibintu byose uko biri buri muturage wese abyifuza. Biragoye kuko buri wese aba yifuza. Ariko nubwo bimeze bityo, umuturage ubaho neza kandi akabaho ashimwa n'abamuyobora, nurya wemera guhinduka, agahindura ibitekerezo bye, aho guhora ashaka ko ingamba z'abamuyobora zihinduka. Mu yandi magambo, n'urugero ntanze, nawe niba ushaka ko umugambi w'Imana usohoza mu buzima bwawe, aho guhora ushaka ko iby'Imana yashyizeho bihinduka, ni wowe ukwiye guhinduka kugira ngo winjire mu bushake bw'Imana, mu buzima Imana igushakamo. Ni wowe ukeneye guhinduka, ntabwo ari Imana izahinduka, kuko twabonye ko mu ngingo zimwe na zimwe tuzareba Imana ntabwo ijya ihinduka. Ni nayo ngingo tugezeho. Imana ntihinduka cyangwa ngo ihindure icyo yavuze. Zimwe muri kamere z'Imana nuko itajya ihinduka, nyamara ibi turabizi neza kandi cyane, ariko tukabyizera iyo twizera ko Imana izadukorera ibyo tutabashije kwikorera cyangwa se kwigezaho, cyangwa kudutsindira intambara duhanganyemo n'abaturanyi se, inshuti se, abo dukorana mu kazi se, ndetse n'ahandi. Nibyo koko birashoboka cyane rwose ko Imana yahindura umutima w'umuturanyi wawe, hanyuma ejo mukabana neza, niba koko Imana ibona ko urengana. Icyo nacyo dukwiriye tukimenya. Ariko iyo bigeze ku kijyanye n'ubutunzi, iterambere rya muntu, ni inshingano zacu gukora ndetse cyane kugira ngo tugere ku byo twifuza kugeraho. Nta mpamvu yo gutegereza, ni ingingo ya 2, nta mpamvu yo gutegereza ejo heza niba none ntacyo wakoze. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo nta mpamvu yo gutegereza ejo heza niba uyu munsi wa none ntacyo wakoze. Ibyo twagezeho kugeza uyu munsi ni uruhererekane rw'ibyo twagiye tubamo kuva tuvutse. Nubireba neza uraza kubibona, cyane cyane ibyemezo twagiye dufata mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se turi ku ishuri duhitamo amasomo tuziga, cyangwa se duhitamo kwiga cyangwa kutiga. Hari benshi twaganiye cyangwa se ngiye twiganye, nitanzeho urugero, ariko buri wese yagiye ajya mu ishuri rihwanye n'icyo yumvaga ashaka kuzaba cyo. Nta muntu wumvaga ashaka kuba wenda umudokiteri, umuganga ngo ajye kwiga wenda ubwubatsi. Nta numvaga ashaka kuba umwubatsi ngo ajye kwiga ubuganga. Buri wese yagiye mu ishuri rihwanye n'icyo yifuza iki kuzaba cyo. Aha bivuze ko buri muntu wese agira uruhare mu buzima, mu bizamubaho ejo.
niyo bihindutse kubw'ibi bimukikije ntabwo bimugiraho ingaruka cyane nk'umuntu utaritoje kuba muri iyo nzira yo kwitegurira icyo azabesha. Bariya babigeraho ndagira nkubwire ko ntacyo baturusha, uzabona babigeraho cyane cyane, ahubwo twebwe abizera abasenga tubarusha byinshi kuko dufite na Mwuka Wera utujya imbere akatugira inama. Iyaba twamukoreshaga neza, iyaba twahitagamo guhangana no kujya imbere, byakatubereye byiza kurusha abandi bose. Nureba neza uzasanga abantu mu mateka y'isi bagiye bakora ibintu bikomeye, bakakora ibintu uyu munsi wa none ubuzima bw'isi bushingiyeho rimwe na rimwe ikoranabuhanga, ibintu bihambaye. Uzasanga aba bantu rimwe na rimwe no mu myizerere yabo batizera ko Imana ibaho, ariko Imana iravuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Nta kibazo, Imana ntacyo biyitwaye, ishobora kubona umuhate afite, ubushake afite, ikamuha iryo hishurirwa, agakora icyo kintu gifitiye rubanda nyamwinshi umumaro, kuko Imana ibona ko icyo kintu gikenewe. Ariko wowe usenga wizera, nutagira umwete wo gukora ibyo bintu, nutagira umwete wo kwigaragaza, ntabwo Imana izaguha iryo hishurirwa mu gihe ibona ko Imana iguhaye ryaba ari ryo kwicarana ukariryamana ukajya hora wicaye wiganira ngo ntacyo gukora mfite, ntacyo nshoboye. Turebye muri Bibiliya hari ahantu Yesu Kristo yasanze ngo wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi Bethesda, ngo yari ahamaze iyo myaka yose, ariko Yesu Kristo akihagera yamubaje ngo urashaka gukira. Undi nawe yihutira kuvuga ibibazo afite, ariko avuga ko ngo nta muntu afite wo kumujugunyamo. Ariko hari abainterpreta iri jambo bavuga ngo uyu muntu yaza kuba genda yicumaho santimetero nkeya buri munsi, ahari mu myaka 38, kuko bivugwa ko Bibiliya ivuga ko ari ibaraza sinabasha kumva ngo ni kilometero zingahe, ariko reka suppose ko zitarenga kilometero bikabije cyangwa se metero 500. Uyu muntu yagenda yicumaho santimetero nkeya buri munsi, santimetero 10, 20 cyangwa metero imwe, imyaka 38 yari kugera harigeze hafi neza aho ashobora kwihirikamo we ubwe. Ariko kuko we imbaraga ze yari yazihanze amaso z'ibyo adafite, bari magambo mureke duhanga amaso ibyo dufite ubushobozi, burya mu bushobozi dufite dushobora gukora ibikomeye hamwe n'Imana. Niyo mpamvu nusenga ujye usenga usaba ko Imana iguha ubuzima, iguha ubuzima buzira umuze, kugira ngo ubashe gutekereza no gukora neza ibyaguteza imbere, aho gusenga usaba ko Imana iguha ubutunzi. Mwene data, ntabwo Imana izahubura cyangwa izakohereza igifuka cy'amafaranga ikitereke mu rugo iwawe, cyangwa se ifate inzu y'umuntu runaka ngo utegereje ko Imana izamubwira akayiguhereza. Ahubwo ukwiye kwizera yuko Imana igushoboza, ikwiye kugushoboza yuko ishobora kugushoboza yuko nawe ushobora kwigirira kuri uriya muntu atunze. Ingingo ya gatatu ni ingingo ivuga ngo sinifuza kubaho mu bibazo. Abantu benshi usanga bahunga ibibazo byabo, ugasanga aho guhangana ajya imbere arasitara udutsinsino, arasubira inyuma kuko avuga ngo ibi sinabishobora. Ariko mwene data, ukwiye kwizera ko Imana dusenga ari Imana ishobora byose. Ubuzima budafite ibibazo ni ubuzima bwapfuye, naho ubuzima bugihumeka, ubuzima bushaka impinduka, ni ubuzima bugomba kugira ibibazo. Iyo kintu uracyumvise, ubuzima budafite ibibazo ni ubuzima bwapfuye. Urya muntu mwasezeyeho burya kijya gihe mukamusezeraho mumushyingura, burya uriya nta bindi bibazo bihari uretse ibyo ku munsi w'imperuka tubwirwa. Ariko nk'ubu buzima niba ugihumeka, niba wumva ugishobora kuba wagira icyo ugeraho, ibibazo ugomba guhura nabyo. Ikindi, ntabwo inshingano zacu zirangirira ku kumenya ibibazo dufite ngo niturangiza tubyereke Imana, ahubwo inshingano zacu ziri mu kumenya ibibazo dufite, tugasenga, hanyuma tugahaguruka tukagira icyo dukora. Ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ko tuzabaho nta bibazo dufite ngo nuko twizere cyangwa se dusenga cyane. Ibibazo ab'isi bahura nabyo cyangwa se abapagani bahura nabyo, natwe kuko turi mu isi tugomba guhura nabyo ndetse cyane. Gusa tukamenya ko Kristo atujya imbere muri byose.
atujya imbere ahataringaniye akaharinganiza. Ni inshuti nziza, ntabwo tubana gusa mu byiza ngo nagera mu bibazo, nitugera mu bibazo adutererana, agendana natwe muri byose. Dukwiye kumenya ko no mu gihe cy'amakuba aba ari kumwe natwe. Ikindi usanga kenshi tugira cyangwa se turira nk'abadafite umurengezi, ugasanga tugeze mu bibazo, abantu bageze mu bihe by'ubukungu bigoye, abantu bavuga ngo ni iby'iyi minsi nta kigenda, nawe urarirana nabo nk'udafite umurengezi. Wowe ukwiye kurenga ibyo, cyangwa se ugasanga mbese nta mutabazi, ubuzima birarangiye. Uko Kristo yabanye na Meshaki, Sadurage na Abedenego mu itanura ry'umuriro, uko atabatereranya akinjirana nabo, kuko bari bahamije kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, niko uyu munsi nawe Kristo abana nawe mu bibazo byose winjiramo, mu gihe abona ko wamutabaje kandi wamunamaje kumwiringira. Ntabwo kwizera Imana bivuze kutagira icyo ukora, ahubwo kwizera Imana nyako ni ukugerageza kugira ibyo ukora mu bushobozi bwawe. Mu buzima uko dufata ibibazo duhura nabyo uyu munsi, niko gushyira itandukanirizo mu buzima cyangwa se mu mibereho y'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ingingo ya 4 turashaka tuganire ku nzira eshatu buri muntu wese anyuramo mu gihe cyo gusaba ibisubizo. Izo nzira ni izi. Mbere ko tuzigeraho, niba umuntu umwe yumva ko nyuma yo kubona ibibazo afite yahisemo gusenga, yarangiza agakora, yarangiza agategereza, ubonye ibibazo urasenze urategereza. Undi we naho undi arasenga, yarangiza agakora, naho undi agahitamo gukora ndetse agakomeza agakora cyane. Aba bantu uko ari batatu ubuzima bwabo bugomba gutandukana byange bikunde. Ubuzima bugomba gutandukana bitewe n'ibi byemezo bafashe. Ubu buryo butatu turaburebera mu kuri kw'isi kw'ibyo twizera, ukuri kw'ibyo twizera, bwa kabiri ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse n'ukuri kw'isi. Ukuri kw'ijambo kw'ibyo twizera bubigaragaza gute? Hari ingingo eshatu. Ukuri kw'ijambo kw'ibyo twizera, ibyo twizera, ibibazo byanjye namaze kubibona, nabisobanukiwe, nzi ikibazo mfite, ngiye aho ntegereje ko hari icyo Imana izankorera. Ikindi kintu nkoze kidasanzwe ni ugusenga, ariko ni ugutegereza gusa. Uyu muntu utegereje, yasenze arategereza, nyamara ibibazo bikomeje kwiyongera. Ndagira ngo mwibutse yuko ubu buryo bushobora kurushaho kumwongerera ibibazo, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba kugeze gute? Kuba gupfuye. Ni byiza ko ugira icyo ukora ariko ugakomeza ugasenga. Imana izagutabarira mu kugerageza kwawe gukeya. Imana yagiye ibaza abantu benshi ngo ufite iki? Ufite iki? Ufite iki? Gideyoni yamusanze ngo ari gusekura, ngo ari gushakisha buri ki yahisha ingano. Azisekura agira ati azihura, iramubwira ngo wa munyembaraga we. Mani magambo, Imana izagusanga mu ntege nke, mu byo ugerageza gukora, mu bushobozi buke ufite, maze ikulifting up, ikuzamure hejuru, igushoboze gukora ibirenze cyane ibyo abantu bibwiraga ko ushobora gukora. Ukundi kuri cyangwa se imiterere y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nkuko tumaze kubivuga, iradusaba iki? Hari ibyo twizera ko turi wamenye ibibazo, tugategereza, tugasenga. Kuri kw'ijambo ry'Imana rero, ijambo ry'Imana tubwira ngo niba umaze kubona ibibazo, senga, nurangiza ugira icyo ukora. Uko niko kuri mwifuriza. Ukundi kuri kw'isi, isi dutuyemo, inshuti zacu zimwe na zimwe, bo batekereza ko nyuma yo kubona ikibazo arakora, yarangiza agakora cyane. Hano niho abantu benshi mu isi bahagaze, ibibazo byabo bahangana nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi, kuko bazi neza ko ibibazo ari ngombwa. Ariko twebwe abizera, abasenga, twizera ko rimwe na rimwe hari ibibazo Imana izaza kudukemurira kuko twamaze gusenga. Ariko mu by'ukuri kuri kw'ijambo ry'Imana, dushingiye ku by'Imana yabwiye Adamu na Eva, nuko Imana idusaba kugira icyo dukora
maze tugasenga ariko tukagira n'icyo dukora kugira ngo Imana itwambutse idushoboze kugera ku bitashoboraga umwana w'umuntu. Bibiliya iratubwira iki? Reka turebe ubwo Eliya umugaragu w'Imana yageze aho agera mu buzima buyobowe no mu bwoba bwinshi, kandi yari amaze gukora igikorwa gikomeye. Iri jambo twakunze kuriganiraho, ariko inkuru yumvise ivuye kuri Yezebeli umugore wa Ahabu imutera kwiheba, aho gukomeza ngo ahunge, ahubwo ahitamo kuryama. Mani magambo ahisemo kwigumira aho ngaho. Ariko Imana yadusaba ngo dukomeze dupushinge, dukomeze tugende tujya imbere, izadutabarira mu byo twagerageje byose, kuko ni Imana nziza. Ubwoba ntacyo bushobora kutugezaho, ntacyo bwatumarira, ntacyo bwahindura. Twirinde ubwoba. Ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kuri naguhitiramo, kuko gufite inyungu mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza, kuko ibyo ukora byose uba ufite umujyanama ukomoka ku Mwuka Wera. Imbaraga zawe ntizirangirira mu gusenga gusa, ahubwo wizera ko Imana izaha umugisha ibyo wasengeye kandi wakoreye ndetse waharaniye. Ukantu kumve kuri kw'abisi rero, kugira ngo usobanure cyane, aba nta mwanya bafite wo gusenga. Niba nawe wumva iby'isi cyane, guharanira ubutunzi cyane bwarakubujije umwanya wo gusenga, utakijya mu gusenga mu rusengero, nawe uri kuri kw'isi. Abene aba bantu ntacyo batakora ngo babone cyangwa se bagire ku butunzi. Bahora biteguye guhangana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nta cyabasha kubitambika imbere mu gusingira ubutunzi. Nta kindi baba batinya cyangwa se baha agaciro uretse ifaranga. Abagendera mu kuri kw'isi uzababona babigezeho pe, barahari, ariko ku iherezo ry'ubuzima ntibirangira neza. Baba nka Nyamutunzi na Lazaro. Abakurikiye ukuri kw'isi ibyabo babimenya ku iherezo ry'ubuzima, bamera nk'abatunguwe, kuko bo ntibanatekereza ko bazapfa. Bahora bumva yuko ibyanjye itunga ryabo cyangwa se ubutunzi bwabo nibwo bashyira imbere cyane. Babigezeho ndetse bararusha benshi, kugeza ubwo bibatera no guhakana ko Imana yaba ibaho, kuko kwiringira no kwizera imbaraga z'ifaranga cyane. Barabyiringira pe, bazi neza ko icyo bashatse cyose baragikora ku mafaranga. Nyamara birengagiza ko yabahaye ari Imana ivubira imigisha ababi n'abeza. Ni Imana ishobora kuguha atari uko ukiranuka, ahubwo ikaguha kubw'isezerano, kubw'umugambi, kubw'icyo yanzuye ivuga ngo nimukore nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ingingo ya 5, nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Ntiwihebe. Imana ntabwo ishaka ko turyama mu bibazo byacu, ahubwo ikeneye ko duhaguruka tugakomeza inzira yo kugira icyo dukora. Imwe mu ndirimbo z'Abakatolike nkunda cyane iragira iti, komeza inzira watangiye, ntucike intege, wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Niba inzira urimo yo gushakisha uko wasohoka mu bibazo by'imibereho, warafashe umwanya ukayisengera, warangiza ukagira icyo ukora, ndagira ngo nkubwire ko Imana idakiranirwa, Imana itibagirwa imirimo, iyi Mana izagira icyo ikora kugira ngo nawe ugire icyo ugeraho. Nta kabuza izigaragaza, ntucike intege. Bibiliya Abami ba mbere igice cyaho cya 7 iragira uti, marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini kandi rugukomereye. Satani ntashobora kuguha amakuru akubwira ibyiza biri imbere mu nzira urimo. Ikizabikubwira n'ubwoba ahora ashyira mu mutima wawe, akubwira ko bigoye utabikora nka runaka, bitakubereye cyangwa se ngo abandi ko babikoze. Hari ibintu ushaka kukwibutsa wowe ukurikiye, kuba abandi barabikoze
ntibivuze ko nawe utabikora. Icyo kintu cyibuke. Uyu munsi wa none Abashinwa bakora uduseke muzi ko ari umwihariko w'u Rwanda, ariko kuba bakora uduseke nuko biganye ibyo dukora. Mu yandi magambo, niwigana uzigana ibyiza, kuba abandi barabikoze ntacyo bitwaye, ntucike intege, ahubwo komeza ujya imbere. Ikindi cya kabiri, kuba nta bandi babikoze ntibivuze ko wowe utabasha kubikora. Imana itanga ihishurirwa ku bantu bafite inyota yo guhanga udushya. Umwe mu nshuti zanjye dukunda kuganira yarambwiye ngo Imana ijya yigira imishinga abantu bayo. Mu yandi magambo, ba bantu bafite inyota yo kuza imbere yayo yo kugira icyo bakora, Imana ijya ibigira imishinga. Ndibuka Gideon nakunze kuvugaho, Imana yamusanze agira icyo akora, noneho Imana itibona imbaraga afite n'ubushake bwo guhisha ibyo inzongano. Irenze ibyo impa strategy yo kuntu azarokora ubwoko bwiwe, yo kuntu azajya kurwana, yo kuntu azajya kubohoza, mbese azacungura ubwoko bwiwe. Bibiliya harandikwa ngo kubw'Uwiteka na Gideon. Mu yandi magambo, Imana izareba ubushake n'umuhati ufite, ize ikorere muri wowe, kuko ni wowe ufite inyota yo gukora icyo kintu, ni wowe ufite inyota yo gukura ubwoko, umuryango wawe mu bukene, ni wowe ufite inyota yo kuvuga ubutumwa bwiza, ni wowe ufite inyota yo kugaragaza imbaraga z'Uwiteka Imana yawe. Imana izaza ikorane nawe. Ikindi, kuba bavuga ko bitakubereye, ndagira nkubwire ngo kuri ino si y'abazima nta wundi muntu usa nawe. Kuba bitakubereye nuko bakugereranya n'abandi, ariko ndagira nkubwire ko kuba uri unique, kuba wihariye, bivuze ko n'ibyo uzakora uzabikora mu buryo bwihariye. Haranira kugira icyo ukora uyu munsi wa none, Imana izigaragaza, n'ukuri nta kabuza. Nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Icyo nicyo nakubwiraga. Hindura uburyo warwanagamo ushaka ibisubizo mu gihe cy'ibibazo. Hari imvugo mperutse kumva igira iti, ukaranga amagara ntabwo amanika akaboko. Mari magambo bivuze ko utaba ubona ubuzima bwawe buri mu kaga ngo uhugire mu bindi bintu runaka cyangwa ngo wiyicarire gusa. Si byose? Ndabyibuka iyo nsubije amaso inyuma ngewe ubwanjye, muri duke cyane cyangwa se muri bike maze kugeraho, ibyinshi nibyo nagiye mbona nk'ibibazo mu buzima bwanjye, narangiza ngasenga ariko ngagira n'icyo nkora. Mu yandi magambo, nibwo Imana yagiye ikora ndetse igakora n'ibirenze cyane ibyo nagerageje gukora, gushaka nk'ibisubizo, ikigaragaza, kuko nahagurutse sanga inzira y'ibisubizo, ntajya inzira yo kwishaka gusa. Pasiteri wanjye nkunda cyane yakunze kutwigisha ijambo ry'Imana, ariko atubwira ngo akiri umusore yajyaga asenga afite icyifuzo cy'ikintu runaka, ariko yamara gusenga amaze gukora amasengesho ye, agakaraba akisiga amavuta akambara neza, arangiza akajya mu nzira akagenda, kuko yabaga yizeye yuko isaha n'isaha, kuko yamaze kugeza icyifuzo cye ku Mana, ashobora guhura n'umuntu umufitiye igisubizo. Mu yandi magambo, nawe nusenga ntuzicare gusa, ahubwo uzajye mu nzira igana igisubizo, igana icyifuzo ufite. Niba hari icyo wagerageje gukora, niba wifuza gucuruza, wisenga ngo nurangiza wicaye, fata na makeya ufite, cyangwa se ugende ukorane n'abari gucuruza, cyangwa se ugende wicara aho ngaho bari gucururiza, cyangwa se umenye amakuru y'ibiri gukorwa. Wikicara gusa, kurikirana, gerageza ukore gito ushoboye gukora uyu munsi wa none. Imana icyo gitoya ishobora kucyongera ikakigira ikintu gikomeye cyane, kuko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Ingingo ya 7, hindura isengesho mwene data. Iravuga ngo hindura isengesho. Niba usenga usaba ko Imana iguha imodoka uyu munsi wa none, ndagira nkubwire ngo niba usenga usaba imodoka utari ufite permis cyangwa se uruhushya rwo gutwara icyo kinyabiziga, byaba byiza ko wabanza mu gihe ugitegereje iyo modoka waba ugiye kwiga, hanyuma ugakorera iyo permis. N'urugero ntanze, bitise wagakwiye guhindura isengesho ukavuga ngo Mana, ndagusaba imodoka n'umushoferi wo kuyintwaramo,
kuko niba usenga usaba imodoka ariko ukaba utagira perime, ni byiza ko wakabanje ugasaba perime warangiza n'imodoka ibizaza. Ahubwo niba atari uko senga usaba imodoka n'umushoferi wo kugutwara. Ariko hindura isengesho, umenye ibyo usengera, wirinde gusengana agahinda, wirinde gusengana akababaro, maze nurangiza numara kubona ikibazo cyawe ufite neza ukigeze ku Mana, ariko umenye ngo ndahera he, umenye ngo ngishoboye iki, umenye ngo ngisabwa iki, kugira ngo ibyo bintu bibashe gukoreka. Ni byiza ko tumenya isengesho ryacu neza, ariko tukamenya n'inshingano zacu. Bibiliya iratubwira ngo muri Yakobo 2:14 ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese mwene data cyangwa se bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Hariho akabazo, ntacyo kwamumarira. Iyi ni Bibiliya. Namenye ko ntakwiye kwizera Yesu Kristo ko azaza kunyikorera inshingano. Ntabwo Kristo azaza kunyikorera inshingano njyewe. Ikindi nizeye ko ubugingo bwanjye nta wamunkura mu ntoki, nta wankura mu ntoki za Kristo. Aramfite neza, nta wazamunkuramo. Niyo mpamvu buri kibazo mpuye nacyo, ikibazo ngiye mpuye nacyo, ngomba kukimenya neza, hanyuma ngasenga, ubundi ngakora uko nshoboye ngana ku gisubizo, nkirinda gucika intege. Ingingo ya 8 dusoza, nizera ko Kristo anjye imbere mu nzira ndimo, hataringaniye akaharinganiza. Ibi ndabyizera. Kristo niwe umenya ibiri imbere aho ngana. Iyo ntacitse intege ngo mve mu nzira natangiye, igihe nasengaga, iyo ntacitse intege, hari ubwo ngera imbere ngasanga hari inzira igororotse, hari inzira iringaniye, aho ibintu byose bisigara byitwara, aho umubabaro wibagirana. Birashoboka. Iyo ubwato bwanjye buri mu nyanja itarimo umuraba, shima Imana kuko mba nzi neza ko Uwiteka yakoze ibikomeye. Ikindi, mpindura isengesho, nkagira umwanya wo gushima Imana, kuko ubundi iyi si nta cyiza kirimo. Umuririmbyi aravuga ngo ntaho mu isi ntaho, ngo ibibi nta hantu twabihungira. Igihe cyose uzabona umunsi urangiye nta ntambara uhuye nazo, nta bibazo uhuye nabyo, wari uri mu bisubizo gusa, ujye ufata umwanya ushima Imana. Kandi naho byabaho ngo mu bibi no mu byiza tujye dushima Imana, kuko niba ugihumeka gusa, ibyo nabyo ni ikindi kintu kidasanzwe, kuko hari benshi baba bamaze kuva mu uyu mubiri batagihumeka. Ariko uracyafite amahirwe 100% y'uko ibintu bishobora kurushaho kuba byiza. Niwe umpa ibitekerezo bishya. Kristo niwe umpa ibitekerezo bishya, niwe umpa gusubiza isi uko bikwiye, kugira ngo ntayijyamo umwenda uwo ari wo wose. Mwene data, uzi ko hari uburyo dusubiza mu isi bikadutera kwijyamo umwenda, kandi dusabwa kuzishyura mu buzima bwacu bwose? Nizera ko Imana ihumugisha ibyemezo mfata. Irinde kuyoborwa n'ubwoba bukubuza kugira icyo ukora cyangwa se icyo ugerageza, ahubwo uyoborwe no kwizera gusunikira kugira icyo ukora. Imana iha umugisha abayizera n'abayisenga bose. Ese koko dukwiye kuza imbere y'Imana dusenga dusaba ubutunzi? Iki ni ikibazo twibajije mbere yuko dutangira iki cyigisho. Ndagira ngo nkwibutse ingingo 8 tumaze kuganiraho. Izo ngingo icyo zatumariye ni kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza iby'iki cyigisho kivuze. Ingingo ya mbere, Imana ntihinduka cyangwa ngo ihindure icyo yavuze. Nta mpamvu yo gutegereza ejo hazaza niba none ntacyo wakoze. Sinifuza kubaho mu buzima bw'ibibazo. Hari abantu benshi bavuga batyo. Hari inzira 3 umuntu wese yanyuramo mu gihe cyo gusaba ibisubizo.
nyuma y'ibibazo ubuzima burakomeza. Indi, hindura uburyo wasengagamo, ushaka ibisubizo mu gihe cy'ibibazo. Inzira ya karindwi cyangwa se uburyo bwa karindwi, hindura isengesho. Uburyo bwa munani, nizera ko Kristo anje imbere mu nzira nyuramo cyangwa se mu nzira ndimo ahataringaniye akaharinganiza. Dusoza, dukwiye kuza imbere y'Imana dusaba ubuzima buzira umuze, ndetse tugasaba ihishurirwa mu kumenya icyatubeshaho. Tugakora cyane kuko umugisha w'Imana wigaragariza mu byo dukora. Ntidutegereze umugisha nk'abategereje Imana. Abantu b'Imana ntabwo dukwiye kwikura mu batuye isi. Turi nk'abandi, gusa ikirenze ku bandi, icyo turushije abandi, tubarusha byinshi kuko dufite Mwuka Wera utureberera, kandi tubikiwe ikamba y'ubugingo buhoraho. Menya ibibazo uhura nabyo, usenge kandi ugire icyo ukora uyu munsi wa none. Imana izakurengera, Imana izakugirira neza. Hindura isengesho mwene data. Mwari kumwe na Ndahimana Pascal mu nyigisho y'uyu munsi wa none ivuga ngo ese dukwiye kuza imbere y'Imana dusaba ubutunzi. Hari byinshi twaganiriyeho kandi byiza. Nifuza ko uko wafashijwe icyo wumvise bishyira muri comment, ukore subscribe na share kugira ngo twamamaze ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri benshi. Imana iguha umugisha wowe wabanye natwe. Imana ihire kwifuza k'umutima wawe. Ibyo ugerageza gukora byose Imana ibihe umugisha. Naho utaha tuzongere duhure. Imana iguha umugisha. Amen.